boyfriend amakuru yawe imeza mezbo tangira usuhuza abadukurikiye sasa rero. nitwa boyfriend Patrick nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega imahanga umpangara murenze impinga sinjya mpunga muhahaga n'ubwo butaha ari nkatoye ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere ntabimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe amimwe kwitama asikiwe ati n'umwari wawe ama imwe kwitama. ese boyfriend kuri kuvugana kuka gake washonje? ntago ari cyane navuye mu rugo harimo ikijumba. ese kubera iki buri gihe uvugana agahinda? none se nanjye katari ngiye wabihisemo kari okay mbere yuko dutangira kuganira noneho ye kudukubita ka kaboro karimo ngo ngibi ni true story kujya abantu babanze bumve kari wowe. Twagiye ndumva ngo ibigeragezo si karandi ariko kuri ngewe biraranda basi urebye kuri iyi nda hari inda zidanduye zidagadura zirya dance disuku ndeba nta na desa ndarandira nonyiti dage nabuze indazi narwaye n'indege kuradera dadi yarayandishe none niye mudomo ngari buyidihi mora nitangiye iritama unyite bitama karamata nangwa se matama Tereza wanyita umutubu nta n'amata ndata mu matama disi utabyita kuyatamwa ahubwo Tereza aratukana muri gato nta nagatara kandi mwana bro ibi ngibi utabyita tara ahubwo ni turusito. ase boyfriend ubona byagusaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge ufite? ndabizi ko ntabwo nzi ko hari abantu benshi babimbwiraga. nyine byagusaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko ntabwo ufite? byansaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge ufite? kugira ngo umenye ko nta bwenge mfite sha namanza nabaza papa yiwe wabinsubiza amba natabufite ntaba nsoba ku buriri kandi none ntabwo nsobagaho bwo kuba udasoba ku buriri bivuze ko ufite ubwenge. naragubaye kuragubaye mbere kwa kiramani ntacyo bitwaye hajya hari kiramani narinda hari n'abanyamakuru hari nari bikurikiranye uko ushaka yera kuri kiramani. twagiye kiramani manu ukwiye manini imana muri famine ukwiye mani reka ngutakura takitse wowe musitari utagira itiku cyitegererezo cy'abatomoteri ya entertainment utagutaka yotse imiteje uruvugiro nyaruvugiro nuko kuvuga nkuvuga ibigwi ukusuka uvuga vuga aho yangewe nanakugira ikivugo nkajya nkuvuga aho abandi bivuga. Kiramani dadi mama bambe icyo nkukundira ntiwirarira nkababarara bamwe barara no mu mabara bamwe bibaba nk'abari mbarara bakabarara nk'abarara hawe hose ni habe henshi hose ni haba hawe kandi bibe nk'ihame nugahume bibe nk'ihame nugahomba kwiyihumure kandi uhumura. ubwo uwo ni Kiramani twagiye ku bwa kabiri hari igisigo cyitwa babyeyi. babyeyi rero ngiye kumanza naguciraho muri make. hari ukuntu uba warizi warangiza kwiga ubuzima bukanga ukabwira ababyeyi kubera ko ubuzima bwanze ngo ni mume nk'igishoro uri bagufasha kuzamura ubuzima noneho bakanga nyine bakavuga ngo amashuri twakwigishije twarakuririye ibyo byonyine biragije nibikubera igishoro. kandi n'ubuzima bwanjye ibyo ngibyo utabigira ni true story. Let's go with the true story of boyfriend Patrick. Let's go. babyeyi rwose no kuri ndabashimiye ko mwanyigishije disi ubusama shengo igishinwa nashimye ndashishimura ndagaca n'inshinge nicaranye na nshimiye ducezereza chekaho kuri The Choice gusa disi sirashari isirabisha ishati yanjye ni nka shitingi inshuro 10 ngerageje gushaka ibiceri birancenga nkaca habica iyo ngize ngo mbaciriye muko bincenga birabacanga mukancira ngo ndi igicucu. babyeyi rwose uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika ndabasaba igishoro ngo ncume gushaka amashu mu gishanga yo gushira amashuri mukancurira nk'umubisha muti wesha amashuri akubera igishoro amashuri arambera igishoro gute mureba ndi rushati. babyeyi rwose uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika ndashaka ko munyereka igibutunzi buturuka nitaye mwa tereta fiete nkamutera imitoma nkabyara titi na teta nagutitira hari ibimutunga. babyeyi mwagize ibambe koko. babyeyi murumve sasa kandi ibyo bintu bibaho mu buzima busanzwe subizi n'ahantu hatandukanye cyane nawe nibyo byakubayeho.
yego byagenze bitese nyine ngewe narababwiye ngo nibama agashoro dadi naramubwiye ngo nama agashoro inge kurangura amashu arangije aranga ubwo shakaga ngahe nashakaga byari 3,000 nkazaza ndayashira ku ishuri kazagemura ku ishuri okay twagiye n'igisiko cya gatatu giyeho abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho nayo umuceri abakobwa batagira umuco bonga ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'ubuce abakobwa jawu n'abacuye mani ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ryishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahitacaho ubu kwa mucoma sinaje abakobwa jawu muri abacuye ni ngewe gicucu mu gacubu mani uretse kuba ameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujijo Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko mubura uko mufataga koni mubura uko mufataga kwigiye muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kari ngo dati kari ni y'urukundo kumbi shawu no kudukura abakobwa shawu muri abacuye boyfriend hasigaye kamwe wasize unguturiye umutima ubu mu mutima harimo uruguma ndikumva naguha urugome ariko nge sinkunda urugomo ikindi sindi umugome ariko we warangomeye kuba umugore w'undi mugabo nari nzi kuzambera umugore ingutiya nakuguriraga zabaga ari zo muri Gabo Gambia ndetse na Ghana siniganaga ndima nigango nge kugotomera kayoga nge niguriraga yoga tingo naguturira mangati y'inzoga ukigumura none rebe byunkoreye nagumaga mu rugo ndi kugugura ikigora manigari kuguguna ingurube ngo ntazabura uko nkugurira ikigaye twagiye Kigali koga none reba ibyo nkwereye sha ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayo unsubiza hayi mba ndaguhobeye ni hobe ni wamunga nawe umahagura amobera ni wamunga barahubo barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba yuhu muze mureba abahanga mu guhoberana wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga kazi w'imuhango hananura ibihanamye nanjye ntiyewe yuhuhu warayahaho mbonye ihoho nkukunda nk'uguharaye baherena nkabimahero ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwarihuye nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi yaya ndahenda ndakwihebera mba nk'ikihebe none amaherezo ugize uti Patrick uri umutimbwe ubyibuke neza daringa umunsi wankuriraga visite naragutetejaga nkagutonesha nkagutekera uri kuri TikTok ngo ubone ko ndi romantique nari kuzagukwa bihoga pani nkuko none amaherezo ugize uti Patrick uri umutimbwe mwana waramemukiye yes it's about talent time boyfriend karame na amafaranga ngaho umukobwa yakuriye mu buzima bwawe nyabazi bine ako ni nko muri 4,200 ari n'igihe byagera muri 4,500 ni nka 4,500 muri 4,500 okay ayo ngayo ubwo yateranyije yose hamwe ako ari igihe 4,500 byanarengaho nk'ijana kubera yuko ndibuka hari n'umunsi namuhaye super deep ebyiri ngashira abana biwabo icyarimwe kandi iryo jana nari narisunikiye amagare umugabo avuye kugura ibirayi ndamusunikira nukamijana nuko duhuye ndari muhangagure mu super zihereza abana biwabo super deep super zihereza abana biwabo ubwo ayo ngayo uvuze total ni nka 4,500 naho ayo birengaho nk'ijana ayo wamuririye rimwe icyarimwe ayo yakuririye rimwe icyarimwe hari igihe yambwiye ngo naga ari kuri Noheli arambwira ngo ni muhe Noheli nari mfite 3,500 nuko arandamuhereza 3 oya namuhaye 500 arambwira ngo kuri Noheli ngo 500 nago gahaza reka nta kintu kiri nuko kugira ngo nkunde yose imitanyamuha kugira ngo atazajya aransuzugura atazanakumenyera kubera yuko nari narumvishije abahungu bari kuvuga ngo iyo umukobwa iyo umweretse ko ari n'amafaranga ufite ingaragusuzugura ahita kwanga byarangiye ute se yaje kugusuzugura yaje kukwemera byarageze yarambwiye nyuma ngo nimugurire urugozi
urugozi inkweto okay, inkweto ngo n'amasogisi ngo maremare gageze ngo munsi y'amavi. Ariko ntago nari mfite amafaranga. Uwo munsi n'amafaranga wari ufite? Nari mfite 600 gusa. Ndamubwira ngo ntayo mfite. Arangije aravuga ngo guhera uyu munsi inumero yanjye uze kuyitsiba. Okay, ngareba muri kamera ugira ubutumwa ugenera uwo mukobwa wakwanze. Ubutumwa namuha nyine akwiye umuraza mwiza wize utari umurezi utari uruzingo kuko ni mwiza njyewe ndabizi. Yes, nibwo butumwa namuha. Okay, muri make ntabwo wamurakariye? Nese ko bibaho nakundi nimbona amafaranga nanjye nzishakira kandi gakobwa keza kamurota. Okay, none se boyfriend umwex wawe urebye ukuntu yakuriye amafaranga kanaguhemukira, bibaye ngombwa akahinduka itungo cy'inyamaswa, yahinduka ihe nyamaswa? Yahinduka uruka nkazaza nanjye nirirwa ndamukama. Ukamukamuka yamunoza neza nkamukama ku buryo akanyana yaba yarabyaye kabura icyo konka. Yego. Nanjye ibita byose nkabigotomera. Amata yo bavuga amata yose ukayagotomera kandi nkayanywa gatari gaba n'ikivuguto. Vuba kiri inshyushyu. Okay, agishushe. Boyfriend, mu buzima bwawe umunsi wagushimishije ni uwuhe? Umunsi wanshimishije reka mbinyuze mu nganzo. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo bitwaye. Mbonye urukwavu narukama kuko kawiyo ni mu makaye 2014 ndi mu wa 4. Nimugahakana abanyamakuru muri kunda byo kwikunda mwakubukaro na Patrick koko bantu bakuru sakaga ngo Patrick nza n'ubukaro kuri iyi myaka mubona kake yari ya kera nabwo ya cyane uretse kuba Sheri Charlotte wanyitaga shushu yarashakanye na Charles bagashumi yo sayisheri. Simbabesha sa amashengo sinishare ahubwo nishaza ry'abanyamakuru banyakubukaro. Singira kaka ngo yamakarima n'agakabutura nambaye n'akamini narakayobo ubundi igikaruba zeru karani wundya karango kararisa wa kaka nize kora nanjye mbikore nyikubite munge mu rukundo na Kerenia. Patrick singira ikarisomeruka ikariso ya wana wume na bwari tuyiri muto wa Tereza batuyi gatete batetabira tabatematemera amata mu matamata manzate mutunza atanzi yataye imituweri mutoyi wayitaye nuko ndayitoragura. None abanyamakuru ngo nza n'ubukaro. Ubwo uzi ikintu cyanshimishije abanyamakuru bose banyakagubukara. Uwo nabwiraga ngo mfite impano, uwo mbwira ngo mfite impano ngo ninzana amafaranga kugira ngo nyigaragaze. Ariko ikintu cyanshimishije ndetse ikintu cyanshimishije ahubwo nuko weho n'amafaranga wigeze unyaka wavuze ngo nzazi ukanyoherereza ahubwo n'amafaranga. Ukuvuga nanone ntabwo wabarenganya kubera ko nanone boyfriend nakubwiye ni wowe banza ugende ukore babanze bagira ibyo babura, ntabwo bazagutumira batarabona ikintu wakoze. Nese kubera iki guha amaboko kuko nyine yabonye ko ushoboye. None se kubera iki baba bari kuvuga ngo ninzana amafaranga babazi noneho uko nimba nadashoboye ndabereka iki? Babazi ko urabereka iki? Baba bararya amafaranga nyine. None subwo siyo mpamvu nanjye nyine iyo nganzo nayishize hanze. Barikunda nyine byo kwikunda. Boyfriend mu buzima busanzwe meze ute sasa rero? Mu buzima busanzwe ubu noneho ndishimye. Ejo hari umuntu wankunze arangije aravuga ngo sha ufite impano imamomo yawe anshiriraho 1,900. Uri kumva ko ndishimye. Twihuse boyfriend sibyo kugira ngo impano yawe itere imbere wumva twagufasha iki muri rusange? None se mfite platform mfite YouTube kugira ngo uploadingeho habura iki kujya ukore ushoboye gukora habura iki ngo uploading. YouTube rero isabaga ibintu byiza bifite amashusho gasa neza, amashusho asa neza. Ariko nyine ubwo urumva ngewe icyo ngicyo ni ikibazo. Kandi nanone bisaba kugira ngo abantu bayikurikirane. None ntago bayikurikirana. Abantu bo bazaza niba ukora ibintu byiza byo ntago ari ikibazo. Ubwo ndicyo twavuga icyo cy'amashusho sibyo? Ibintu byaroroshye wenda kamera ishobora kugorana kuboneka gusa nayo ishobora kuba yaboneka bitewe. Yego.
turaza kureba ukuntu sinabonye ukoresha agatelefone. Ni agatelefone ko muri make. Turapininga nimero hano sibyo? Turebe niba twagufasha ukaba wabona kamera mu gihe bidakunze ukaba wabona iki? Ukaba wabona telefone yo kuza ukoresha ugafata ibintu bisa neza nawe ukaza waprodinga, niba waprodinga watiye nawe ukaza uhora uduhereza ibintu, kandi akeka ko uzagenda ugira experience nini. Yes. Ako nawe rero hagati aho ushobora kuba yarira mu mufuka. Kiramani ko yapostinze ashaka kugufasha, ibyo yagufashije wagiye kubishora mu bijumba aho gushora mu mpano izamuka. None se hari amagambo n'amaganese warabibonye yabipostinze. Yapostinze ko yaravuze ati uyu mujene wankoreye igisigo kikanshimisha. Yes. Mufashe iki? Twandika muri comment ahubwo, kandi ndakeka nka daddy nk'umupapa ntago yavuga ijambo abeshya sibyo? Kandi ni Kiramani ngenda muzi nanjye yaramfashije, ntabwo ari umuntu wajya kubeshya byongeye ngo ajye kubipostinga. Ahubwo nawe nkugarukeho mbere yuko tugufasha wayataye hehe ayo ngayo. Nyine ubwo ngubwo nimba warabonye yarabipositinze gutyo, nanjye ibyo namuvuzeho nago namubesheye pe, nago yirarira nkababarara, bamwe barara no mu mabara banywa ibibaba nk'abari imbarara. Ubwo azabikora nyine ndacyamutegereje. Ahubwo ubwo ngubwo nimba weho mugira amahirwe yo guhura muzamubwira higura umuhigo. Ubwo si ubwose umuhigo yaba yarahize. Ni umuhigo yahize. Tumuhamagare se? Waba ukoze tumuhamagare cyangwa se reka nkwereke sibyo? Ntabwo ari ngombwa kumuhamagara. Yego. Giciro ndakora ndaguhereza nimero ye sibyo? Wamuvugisha ati ni boyfriend dore tiwanyemereye akantu ariko ubutumwa bwawe ntabwo bwangezeho. Dushobora kuba warambuze ariko iki? Okay, natwe rero ku ruhande rwacu ngene ndi kukubaza ni mbese ibyo bagufashije byarangiye ute niwe yanyweyemo inzoga? Ko niba ari uko bimeze natwe nyine hari umusanzu twatanga ku mpano yawe. Dukeneye abantu nkawe ukaba wakora ibintu biri innovative kurusha ibyo uri gukora uyu munsi. Hari ikindi cyifuzo ufite? Icyifuzo mfite kamanze nabatama igisigo ndi kwita Ariteri. Ariteri. Okay, ubwo tugezeho icyifuzo. Yes. From past tense abatipe twaratigitaga ngo tuzagere future tense y'inoti maze Ariteri bitejemo ngo yemwe batipe stop ngewe nitwa Ariteri mureke gutigita inoti buri mutipe nanterure umutipe utazanterura ntazatereta umutoto kubera yuko abatoto bakunda abafite ituza kandi mwibuke ituza tayara Ariteri ninge uritera mani. From that time Ariteri na Yesi Satani hari umutipe twari inshuti witwaga Philipita twatigitaga inoti tukontorora za matera burangiti n'ibitanda tukozana tuwarete ahitwa kuri hoteli. Iyo time y'agatigito twari dufite inoti Ariteri maze gutezamo hoteli turayikatira tuyoboka Ariteri dutangira kuyiterura tukayiterura every time ngo turebe ko twazana ituza tugatereta abatoto tubateretesheje ituza mani. Nge nuwo mutipe Philipita utunoti twari twaratigise twose shaho kuri hoteli tuba tuguze Ariteri yo guterurira muri ghetto. Turayiterura musore we, turayiterura mukobwa we, turayiterura mugabo we, turayiterura mugore we, turayiterura ndabigutuye nyiri ghetto abatejemo ashaka icyitwa inoti. Wibuka nitugitigita gutigita twarabikatiye imitima itangira gutera. Philipita ngo dutoroke dufata ya Ariteri tuba turaturutse ngo nyiri ghetto atadutimbura dutoroka nta gitanda dutoroka nta na matera ngo nyiri ghetto bifatire akuremo icyitwa inoti atazongera kudutera mani. Tuba dukatiye mu iteme Ariteri turayiterura tuyiterura nta gutuza tuba tuzanye bituza batangira gutwita Rutambi bituza. Numvise uwari Patrick batangiye kumwita bituza ntitayari tuza ryaje ngiye gutereta abatoto cyane ndatereta bene inoti udafite ukitwa inoti wo nguwo ndi bimukatire kubera ukuntu mfitira ituza mani bro. Mbangatiye ku mutoto utunza atunze Toyota mbamuratiye ituza ntiyaryitaho mbamuteye imitoma arambwira ngo toka ubu ndi kwibaza atayimunataye ndi guterura Ariteri ngo abatoto bakunda ituza mani nkumva Ariteri ndi buyiteme. Abatoto ntibakunda ubwo abafite inoti nago bakunda abafite itaje bikundira abafite inoti mwa.
ko ndakeka iyo yote ari true story. Boyfriend kati mani manzi nasi byihorere ntari biturakomerezaho. Si boyfriend karame ugira umukunzi ubundi wapi kakanya ufite umukunzi oya habura iki imyaka urayujuje ndakeka nese umuhungu w'umukene ngo kakundwaga na nyina gusa nabira bintu urabyemera se ngo umuhungu w'umukene ngo azajye mu gipadiri ngo niho barya ibiryo by'ubuntu nawe urabyemera urabishyigikiye ndabyemera nese ubwo umwana arize ndamutse mubyaye umugore akambwira ngo nimugurire umugati namugurire iki none se abantu uzabo nibabyara abaki abakene bundi se yankunda ate twabahehe ubahehe se ubu imba mu rugo iwacu kwa papayi humura nawe bizaza akora cyane rero hari icyizere wenda icyizere kimaze kuza ntago cyari cyaza neza ariko nyine abangaba nibo biturukaho badukurikiranye bajye kwa Boyfriend Patrick Rwanda harya Boyfriend TV Rwanda Boyfriend TV Rwanda bakore subscribe ndabizeza ko ibintu muzabona ari byiza muzabikunda. Okay, Boyfriend rero sibyo ngira nkunda gutinda mu magambo. Ni nakubwiye ibisigo 5 wanyibyemo kimwe. Ntacyo bitwaye ariko ntaribe. Mbere yuko dusoza nkunda kubaza umuntu akabazo akansubiza yihuse. Sibyo ubwo ugiye kungora ngiye kukugora kucyumva ko ngiye kukugora se agabi Kigali muragora mwana ntago ndi umunyakigali. Okay, nta kibazo mbaza. Mu buzima bwawe wagize ex nyine umuntu mwarakundanye mwambwiye yego ni ikihe kintu yagukoreye kikagushimisha kurusha ibindi? hari igihe nari ndi kumwe n'abandi bahungu arangije avuye gusenga tunyuraho aradusuhuza ngiwe ngeze haramubera ahita mfata n'akaboko ngo ngwino nkubwire mwana abahungu baraho bose bakoma amashi icyo gihe byaranshimishije narabatwikiye mwa wabiriyeho ntago icyo gihe nzakibagirwa. icyo kintu yagukoreye kikagushimisha iyo mbyibutse ndamwenyuraga. uramwenyura?